nyuma yo gushaka cyane no gusiba cyane ibyo byose wese amabandimwe byaba ntaho bishingiye abasilamu tutari kimwe. Imbaga y'Abanyarwanda bazandika muri Islamu atari kimwe. Basama bavandimwe ntaza kudufite imbere y'abantu bacu mu gihugu cyacu dusangiye igihugu byo kuvuga yuko twakandanye gusa imyaka 31 abantu bateye imbere. Muri 1994 jenoside yakorewe Abatutsi ihagarikwa aha umusigiti wa Rugari wa Kadafi ayahari aho hantu wo bihasaka neza kurusha ku Giporoso. Hanyuma kureba Giporoso byaka 31 urebe imijyi ya Islam, urebe Nyanza Buganda, urebe Ngoma Butare, urebe Uwese Ruhengeri, urebe Mayani Gisenyi, urebe Rwamagana, Swahili, urebe Karenga, urebe Gatsi, urebe Kiramuruzi. Ibi biterwa n'uko Imana y'abantu batari kumwe batakaburira kumwe imbaraga zayo zizagira. Utumaze imyaka muri iki gihugu cyacu saga 60, hanyuma muri 60 dufite 31 y'amajyambere adakumirwa. Abanyarwanda bose batera imbere, n'amakoperative y'ubwubatsi aratera imbere, n'abanyonzi b'amagare baratera imbere, n'abageza baratera imbere, abantu bose batera imbere. Kudatera imbere ni ikintu kimwe kibura. Twese twishyira hamwe uretse karangamazi n'umutima ye ugatsinda abana n'umutima yawe ukenda ugatsindwa n'idini ya Islam, kuko n'Umunyarwanda bwawe bwatumye utsinda igihano cyo kwica unatsinda kwihora. Urumva ari rero nani byumva uko gusa n'ibindi birashoboka. Tenga ufuturwa, tenga wama tashakuna ila insha Allah nalekina muzashana ngiro imentajisa imani baro kwishana simaka ni imani kuti uja impaka ni imani ukwe umwaka mufite Rwanda rurangije n'uranga akuzini kome ariko hari ibindi yakabaye akoze ariko kubera kumwe kutariho kuti munanu nukumva no kumvira itunda ariko niba umushizo w'amajyamo unara mwiza cyane bongo rashi sudi baje kubiro na umukozi w'uruganiriro na umukozi baraza wamukozi w'umuryango nimushaka kandi nziza n'uramuremo kora ibi kora byose none si itunda nare inanira zari wenda mu mugi umuntu witanze akagidora y'abandi akaje barazamwita yamuzitwa Imana uwicara hamwe akarinda ibikoresho umara ibyo yitabye Imana Allahu arhamhuma wasakinu bafitana ko abashaka magara imbaraga izo mbaraga intanga murasinda muri kino munsi ndabasabye uri bishyura Imana ndabasabye ya Rabbi turi imbere yawe ya Rabbi turi imbere yawe ndabasabye ya Allah mu mitima yawe buri muntu ku giti cye ahagarare kudini tuza mu Rwanda twimakaze tuze mu dunya twimakaze tuze wallahi twimakaza ituze uno nangaha u Rwanda rufite ambasade zirenga 10 mu bihugu bya Kisilamu nuko ambasade zirenga 10 hano mu Rwanda ambasade zirenga 10 hano mu Rwanda dufite tuze cyane ko abashinzwe basanga dufite tuze ufite u Rwanda kabegera u Rwanda rukaberekeza muri Minisiteri y'Abanyamahanga na kimwe tutazageraho ntabwo bizashoboka. Imana yitegeka kandi yiheraho isaba yuko dusabira amahoro n'imigisha intumwa yayo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Easy Capital, aho ubumenyi buhurira n'amahirwe. Izere ejo heza twige twubake. Easy Capital, subscribe today.